ugije ariko yabaye iki ariko nta kibazo afite kuri rwose sibyo gusa ko ubundi akarahari harya muto Urabyutse se mani? Mani, rwose nigeze ndyama? Ngo? Nigeze ndyama? Arose ubyutse utaryamye mani? Mani, byagenze gute nageze ahangaha? Umusaza waragiye ukunywera inzoga nyinshi utanabimenyereye zirakwica. Yakoze wansekeje mani. Mwese mani Mutoni twigeze tubonana? Ese ubwo urabyibagiye mani mwabonanye? Ariko ntago mwigeze nta bintu byinshi mwavuganye. Ibintu byambayeho ni ibiki kweri? Mbese byagenze gute? Mani simbizi ngenzi ko twavuye mu kabari umeze neza nta kibazo ufite niba zaraje kuguhiramo tugeze mu nzira sinzi. Mani nuko nyine isomo ndaribonye tu. Ahubwo se Mutoni ari hehe? Agiye ku muhanda ubanza ari utuntu agiye kugura. Bro byaba byiza ubanje ugakora dushe agasanga imeze neza. Igor waramutse ute? Aramutse gutyo. Nizere ko utakindakariye ariko. Zarekera kukurakara ariko mbwije ukuri kose. Uko yakuri? Mugi, hari ikibazo ngiye gutegura icyayi se gasigara uganira na Fina. Nta kibazo. Mugi waramutse ute? Aramutse neza. Ndakeka ari ubwa mbere tubonye umwanya wo kuganira turi twenyine. Ukora icyayi. Ntacyo nshaka. Nizere ko kubyanze ariko ntaho bihuriye nari no kuba nanze kubwira ibijyanye n'ari amafaranga. Ngaho akira umwe nurangiza ndakubwira ukuri kose. Says morning. Morning to bro. Meze gute se? Man. Usikundi guhamagara namba Mutoni, numva ntabwo namba iriho. Ashaka ko yaramborotse. Ahubwo niza kuri phone yawe nyishishe ngo numve kwica. Usi yarayitaba. Cyagerageza.
Allo? Allo? Kutavuga? What happened, bro? Man, siko nitabwe na Fina. Bro, cyakora ujya unyihanganira kuguseka inshuro nyinshi kuko ukunda guhura n'ibintu mba nakubwiye. Ubwo se ubundi wabwirwa n'iki ko batararanye? Man, reka nkwereke. Fata telefone umuhamagare. Ninjye kwitabwa na Fina. Umuvugishe ndashaka kumva ijwi rye. Oya, ubwo se ndamuvugisha iki? Sindi kwiyumvisha ikintu ndi bumuvugishe. Ntabwo ari ikintu umuvugisha, uri umuntu mukuru. Wowe muvugishe ndashaka kumva ijwi rye gusa nta kindi. Jana ngerageze. Ngiye kumuhamagara ndashyiraho parallel nawe wumve ibintu turi kujya kuba tuvugana. Allo, ni Mutoni tuvugana? Ntabwo ari we, urinde umushaka. Ahubwo se wowe urinde witaba telefone itari yawe. The boyfriend. Bro, ntakubwira? Oh man, I can't believe it. Man, ibi bintu namye mbikubwira ambere hose. Impossible, how? Ha. Simon, bro vipi? Mbona utari hano? Siko wagira ngo neza wari ugeze nko muri Amerika. Mana, aho ibintu bigeze ndabona ari ngombwa kumenya ukuri. Kagira inkuru. Ngiye kunyereka amafoto se ya Bogari yantwaye Mutoni. Ntabwo ari ifoto ahubwo ngiye kumukwereka. Hari heza. Nyereka iyo Bogari ndebe icyo byandushije kugira ngo intware Mutoni. Ari muri salo. Muri salo? Sure. No. Jama yabize ibyuya. Impossible. No, I can't believe it. How? Taba ndabona bari kuguhamagara. nagira ngo mbwiye ko buri munsi bitari bushoboke. Oya nta kibazo mwana muto. Wakijya muri gahunda zawe zindi kandi unambabarire pe. Sawa, umunsi mwiza. Jari, kurimo kureba Fina cyane se wamwibutse? Namwibutse. Ahubwo musanze njye nari ngiye. Uretse kugenda se tukaza tugasangira ko byari bihiye. Oya, tuzasangira utaburiye. Mujye merekeza nitahira. Man bro, mujye ntukanyinisha. Umuntu wari ugiye kunyereka rero ko ntawe mbonye. Jari, ndabizi wamubonye. Ahubwo ntabwo ushaka kwemera ko ibyo ubonye ari ukuri. Nanjye byarangoye. Bwa mbere mbimenya rwose kubyakira byarananiye. Bro, tell me, are you serious? Man, wowe ubimenye ko we na Mutoni ntabwo bishoboka. Bro, are you serious? Of course I am. Jesus.
Yego mbere na mbere mbabaye kuba naraguhishe kandi twasezeranye kudahishanya. Yego hari ibintu ntakwihanganira. Sinakwihanganira kukubona wicwa n'inzara. Sinakwihanganira no kukubona wicaye hano utajya ku ishuri abandi bajya ku ishuri. Kandi sinakwihanganira kukubona utishimye. Niyo mpamvu rero nanjye nagerageje gushaka amafaranga mu buryo butari bwiza. Ushatse gusobanura iki? Nagerageje gucuruza umubiri wanjye nubwo bitabaye kubw'amahirwe. Nsezeranya ko utazongera gukora ibintu nk'ibyo wikorera njyewe. Ego sinabigusezeranyira kuko sinakwihangana kuko ubona ubayeho mu buzima bubi. Ariko ndagusezeranyije ko nta kintu nzongera gukora nabanje kukugisha inama. Ko si ubu kuki tutajya twishima? Abana b'imfubyi bose babayeho nkatwe. Ego ntabwo uri imfubyi kuko uramfite. Nawe ntabwo uri imfubyi kuko uramfite.